السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار بنهجه واكتفى بأثره إلى يوم الوقت المعلوم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. bavandimwe, ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imbabazi bya Allah subhanahu wa ta'ala nibigumye gusakara ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasangirangendo biwe n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira no kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Abandimwe bayisilamu biiznillahi ta'ala, turacyakomeje amasomo yacu ku bigendanye n'uburere bwa kiyisilamu cyangwa se at-tarbiyatul islamiyya, aho turi kurebera hamwe ibigendanye n'ukuri k'umwana. Amasomo yashize kuri iri somo twarebeye hamwe ko ukuri k'umwana kurimo ibice bibiri. Hari ukuri umwana asaba ababyeyi cyangwa se agomba ababyeyi mbere y'uko bamubyara, hari n'ukuri abagomba nyuma yo kumubyara. Ku bigendanye na mbere yo kumubyara, twari twarebeye hamwe y'uko umwana akeneye ko yaba ari nyina yaba ari se, mbere yo gufata icyemezo cyo kubyara umwana, ko biba bikenewe y'uko babanza kumutoranyiriza umubyeyi mwiza. Ni ukuvuga ngo niba ari uw'umugabo agomba gutoranya umugore mwiza ufite idini taban, kandi niba ari umugore cyangwa se umukobwa agomba gutoranya umugabo cyangwa se umusore ufite idini. Ibintu byo byitwa gutoranya cyangwa se guhereza umwana ukuri mbere yo kumubyara. Icya kabiri ni ugusaba Allah subhanahu wa ta'ala mbere y'uko unashaka cyangwa se warashatse mbere y'uko ubyara, ko kugenera urubyaro ruzabe ari urubyaro rwiza. Iyi ni dua. Icya gatatu twabonye mbere yo kubyara umwana ni uko ari byiza, ni sunna nziza gusoma idua buri uko ugiye kuryamana n'umugore wawe. Idua izwi y'abantu basoma bagiye kuryamana cyangwa se guhuza ibitsina abashakanye nk'umugore n'umugabo, yuko Allah subhanahu wa ta'ala aramutse abageneye umwana ko yazamugira umwana uri kure na shayitani. Ubwabo bakabanza bagasaba Allah yuko yabarinda shayitani mu gikorwa bagiye gukora, noneho bakanasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko aramutse icyo gikorwa akigiyemo umwana, ko uwo mwana Allah yamushyira kure na shayitani. Iyi ni dua ituma umwana aba umwana mwiza, ntazinjirirwe n'amashayitani. Ibyo ngibyo twari twabirebye mu byo umwana asaba cyangwa se agomba ababyeyi mbere y'uko bamubyara. Igice cya kabiri ni ziriya huquq alwalad ba'da wiladatihi, ni ukuri umwana agomba ababyeyi nyuma y'uko bamubyaye. Noneho bavandimwe b'Abayisilamu, iyo ababyeyi bamaze kubyara umwana, igitangaza Allah subhanahu wa ta'ala aba abakoreye ari nacyo twibuka cyangwa se twibukiranya. Buriya kuba abantu bajya gushaka bakaba bafite n'iniya yo kubona urubyaro ni ikintu cy'ingenzi cyane bavandimwe b'Abayisilamu. Hari athar yavuzwe kuri Umar ibn al-Khattab
yuko yigeze kuvuga ngo inni la ujami' almar'atan aw inni ukrah an ujami' almar'atan la raghbatan في الجماع وإنما رغبة لولد الذي يسجد لله عز وجل أو كما جاء في الأثر عنده. عمر بن الخطاب bivuga yuko ngo yigeze kuvuga ngo ntabwo iyo ngiye kubonana n'umudamu ari ibyifuzo byanjye gusa mba ngiye kurangiza cyangwa se gushimishwa no kuryamana n'umudamu atoya. Aravuga ati ahubwo ngo hari n'igihe mbikora meze nkaho ndi guhatiriza, bitari ugukunda kuryamana n'umugore, ahubwo nkabikora icyo nshaka muri icyo gikorwa atari ibyishimo by'umubiri, ahubwo ari ukugira ngo ndebe ko icyo gikorwa nagikuramo umwana azaza akongera umubare w'abazubamira Allah subhanahu wa ta'ala. Abandi b'Islam, iyi athar n'ubwo bwose ni imvugo ikomoka cyangwa se abantu bavuga yuko yavuzwe na Umar, n'ubwo bwose ibisobanuro bishobora kuza bitandukanye kuri iyi mvugo, ariko hari uruhande ruto rwakwerekana yuko iyi mvugo ni ukuri ugiye kureba ibisobanuro byayo. Hari abantu usanga bajya gushaka bagenzi babo, rimwe na rimwe bakajya kubashaka bakurikiye cya kindi mutume yabihanangirije cyo gukurikiraho umuntu ibimero, gukurikiraho umuntu amataye, yani umuntu akajya gushaka mugenzi we, abantu baramuvuze ati ni umugore mwiza, ni umugore w'agatangaza, ni umugore, nawe akajya kumushaka rimwe na rimwe kugira ngo azamwinezezeho, kuko n'umugore ashobora kujya gushaka umugabo bamuvuga ati ni umusore w'ibigango w'ibiki, nawe ati nanjye nzinezeza. Ibi ntabwo ari byakabaye niya y'abantu gushakana gutyo gusa ngo birangirire aho ngaho, ahubwo kiriya twari dukwiye muri iriya mvugo. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikomojeho ngo yabwiraga abantu ngo tazawwaju alwadud alwalud, ngo ni mujye mushaka abagore bafite urukundo banabyara cyane, ati kubera ko bizanshimisha igihe nzaba ndi kwigamba ku bandi yuko abantu banjye barabyaye cyane, noneho basenga Imana cyane mu buryo bwinshi ari benshi. Ibi rero ni ingenzi cyane, niba ugize amahirwe ukabona ubonye uwo mugore cyangwa se uwo mugabo mu gihe mugiye mu gikorwa cyo kwinezeza cyangwa se cyo kwishimisha hagati y'abashakanye cyangwa se kumayirana shahawa, icy'ingenzi kikajye kiba imibiri kwishima gusa bikarangirira aho ngaho, ahubwo hajya hanajyamo kugira n'iyo gushaka umwana ejo uzubamira Allah subhanahu wa ta'ala. Abandi b'Islam, aka niko kamaro ko kubyara umwana, niko kamaro ko kubyara. N'udafite iyo niya kuzabona umwana we ari umwana salih cyangwa se saliha, kuzabona umwana we ari umwana mwiza ugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, uwo ngo kwakwera ari mu gihombo gikabije cyane. Ubwo ikintu cya mbere nyuma yuko umwana abyawe umubyeyi abasabwa harimo du'a'u Allahi bisalahi alwalad, harimo guhita umubyeyi atangira gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ngo azamutunganyirize umwana. Abavandimwe b'Islam, hatari dua ngo Allah subhanahu wa ta'ala agutunganyirize umwana wawe biragoranye cyane muri iyi minsi. Nyaboneka ababyeyi bere kwibagirwa abana babo, ababyeyi bere kwibagirwa abana, ababyeyi bere kwibagirwa urubyaro, ababyeyi bere kwibagirwa urubyaro na gato,
ko nta bushobozi dufite, la hawla wala quwwata illa billah. Umwana igihe ukimubyara, yaba ari ku bitaro, yaba ari hehe, ihita umwereka Allah subhanahu wa ta'ala, bati ya Allah, nkuragije uyu mwana azaba umwana wumvira, azaba umwana w'umunyamigisha mu buzima bwe, azaba umuyisilamu mwiza, azaba umwana uzakora da'wa, azaba umwana uzaba imbuto y'ubuyisilamu, ntazabangamira ubuyisilamu, ntazabe ikigeragezo ku buyisilamu, ntazabe umwana witwara nabi w'umunyabyaha. Iki ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu no mu duwa zaje, iyo abantu bumvishe ngo umuntu yabyaye, mu maduwa abantu basabirana bakavuga bati basabira uwabyaye, barakallahu laka fil mawhub wa ruziqta birrahu wa bulighta ashuddahu wa shukra lilwahib, n'amaduwa agiye gusa gutyo, ngo Allah subhanahu wa ta'ala agushire umugisha muri uyu mwana, Allah subhanahu wa ta'ala azamugira umwana wumvira Allah subhanahu wa ta'ala, akanumvira n'ababyeyi be, kandi Allah subhanahu wa ta'ala aguye gushimira uwamuguhaye rero Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi rero bigaragaza ko icyo tukeneye mu mwana, abavandimwe, twagiye tubisubiramo cyane tubivuga. Uno munsi abantu bashishikajwe no kubona ishusho y'umwana uryoheye amaso, wambaye imyenda ihenze, urya ibiryo bihenze, ugendera mu modoka zihenze, ariko icyo ngicyo ntabwo aricyo kigamijwe, bavandimwe wa Islam. Ikigamijwe ni ukubona umwana muzima. Ibyo ngibyo tubisanga muri Qur'an, suratul Ahqaf, aho Allah subhanahu wa ta'ala yakomoje ku babyeyi n'abana, aravuga ati ababyeyi, suratul Ahqaf kuri aya 15, ngo hari duwa nziza umubyeyi yakagombye gusaba, wa aslih li fi dhurriyyati. Umubyeyi aba agomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ngo Allah subhanahu wa ta'ala amutunganyirize urubyaro. Umubyeyi aba agomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ngo amutunganyirize urubyaro. Ibyo ngibyo biboneka yaba kuri Ibrahim, yaba ba Yaqub n'abandi. Ibrahim ku bana be Ismail na Ishaqa, uburyo yabasabiye, uburyo yaberetse Allah subhanahu wa ta'ala uburyo. Bavandimwe wa Islam, iduwa z'ababyeyi zirakenewe cyane 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 kugira ngo abana batungane. Hari abana ureba aho ati uyu nguyu, ari nanga tuvuga muri aya maduwa hinjiramo na aqiqa. Buriya aqiqa nayo ni mu buryo bw'iduwa, mu bintu abana batugomba biba bigomba kwihutishwa. Iyo turi kuvuga kuri iki ngiki cyo kubasabira, hagomba kwinjiramo na aqiqa, umwana kumukoreshereza aqiqa, kumubagira, niba ari ihene imwe, niba ari ihene ebyiri, ku muhungu imwe, ku mukobwa cyangwa se intama. Ibi nabyo byinjira mu buryo bw'iduwa. Ibi ni ingenzi cyane, aho usanga muri iyi minsi abana uburere bwa kisilamu batabwikoza, kubera ko bari muri za univeriseri. Ntabwo ababyeyi batuje bamenye icyatumye bano babyeyi kibazana kuri iyi si n'icyatumye bari kubyara. Abantu barahuze cyane. Bavandimwe Islam, gutunganya umwana mu buryo bwa imani no kureberamo umwana indoro ya imani, nibyo bikenewe cyane kurusha kureba umwana mu ndoro iri aho ngaho, y'ibintu biri aho ngaho bidakoze iki, bidasobanutse bya dunia. Allah yakomeje rero kuri iyi duwa ababyeyi bagomba gusaba ngo wa aslih li fi dhurriyyati, Mana nyagasani uzantunganyiriza urubyaro. Iri ni jambo ryagombye kuba kuri buri rurimi rw'umubyeyi. Hari ibintu bitatu buriya umuntu buri munsi yagombye gusaba mu maduwa ye. Allahumma rabbana aslih li al-amal wa niyya wa dhurriyya. Iyi duwa Sheikh wacu Sheikh Abdulrazak ibn Abdul Muhsin al-Abbad, mu masomo ye nakurikiranye cyangwa se mu byicaro byo nakurikiranye, ni gake cyane yarangiza isomo adasabye kino kintu: Umwana nyagasani ntunganyirize ibikorwa byanjye, untunganyirize umugambi wanjye, untunganyirize n'urubyaro rwanjye. Ibi ni ingenzi cyane bavandimwe wa Islam.
iyi ni dua yagombye kuba kuri buri rurimi rw'umubyeyi. N'andi madua muri Qur'an twagiye tuyagarukaho, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, surati al-Furqan. muri ariya madua abemeramana basaba nuko harimo no gusaba Allah kugutunganyiriza urushako, gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugutunganyiriza urubyaro. Ni ingenzi cyane, ni ingenzi cyane muvandimwe Islam. Ntacyo twishoboreye. Abantu barigira umwana ngo wamujyana mu mashuri yahenze, ngo wamujyana mu bigo bihenze, ngo batanga ngo uburere ngiki, ukamujyana ukazasanga ahubwo agarutse yarabaye ikirara. Idua ni ingenzi. Babyeyi tubisubiremo, idua ni ingenzi cyane. Nyuma yuko Allah guhaye umwana, atangira kumusabira idua buri munsi uko akora ko urushaho kumusabira. Ababyeyi bafite abana bakuru mugumye mubasabire. Ntago ari ibintu byo muri iyi minsi usanga ababyeyi bari kurani abana, imivumo, ibigeragezo, sinzi uzakure n'ibiki, uzagwe kubiki. Abana ababyeyi gito, ntabwo ari ababyeyi b'inyangamugayo, ntabwo ari ababyeyi bari smart. Umubyeyi uri smart ntabwo ahangana n'umwana mu mvugo. Umwana ahura n'umwana ku mubyeyi. Amadua rero, umubyeyi mwiza uzasanga umunwa we, ururimi rwe ruhoraho amadua y'abana be. Ni ingenzi cyane. Ntabwo umubyeyi mwiza yahangana n'abana imivumo itagirangira ibiki, ntabwo ari byiza. Surat al-Ahqaf aya 15, Allah yagaragaje kuvuga ku by'ababyeyi n'urubyaro. Avuga ati ababyeyi ba nyabo hari imvugo bahozaho ku rurimi rwabo, ngo wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Mana nyagasani ntunganyirize urubyaro, Mana nyagasani ndi gukora tauba ngaruka iwawe, kandi Mana nyagasani ucire mu bayisilamu beza. Izi ni dua cyangwa se no busabe buhozwaho n'abantu bamaze kwegera imbere mu zabukuru basabira urubyaro rwabo. Bavandimwe Islam, mu bindi by'ingenzi umwana asaba cyangwa se agomba ababyeyi ni tasmiyatu alwalad bismi hasani, ni ugutoranya izina ry'umwana ryiza, gutoraniriza umwana izina ryiza, amazina meza, amazina afite ibisobanuro byiza, amazina yavugitse neza. Ni ingenzi cyane izina rivugitse neza, ariko ingenzi rifite ibisobanuro byiza. Uno munsi bavandimwe Islam hari abantu bita abana baba amazina. Allahu akbar. Wallahi ukabaza umubyeyi, umwana wawe bisobanuye iki? Ebana ngo nanjye ngo nabibonye kuri internet bwana, ngo nanjye ngo numvishe umwana wawe runaka ngara akazina kiza. Abana hari bagenda bagatoranya utuzina twiza kutuvuga, ariko dukeneye ibisobanuro by'iri zina. Bisobanuye iki? Bino bintu bisobanuye iki? Bafite aho bihuriye he no kugandukira Imana, no gukunda Imana, no kugira ibigwi ku Mana. Amazina y'abantu bagize ibigwi ku Mana. Hari amazina y'abantu bari kugenda bari kwirengagiza, ugasanga umuntu ngo ahita umwana ngo Burahimu. Burahimu ni Ibrahim. Mu mazina meza iri ngiri ritarimo ngo haba harimo iri, hatarimo Ibrahim. Abantu ngo barita umwana ngo Budara ni Abdallah. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze mu mazina meza, amazina yakunzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Abdurrahman na Abdallah. Aho usanga abantu barimo barabikereza, umuntu barita umwana ngo Abdurrahman ngo abazina ngo yabasaza ngibi, umuntu barita umwana we ngo Mariyamu, ngo Mariyamu sibisaba ko yanga ibyo bintu n'ibya kera. Yani nandi mazina ngo Aisha, ngo Fatuma, ngo Fatuma ngo amazina ngo ni akera. Wallahi abana abantu kubera kubura imani no kugendera kure y'ibya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nawe yabajyanye kure y'ibye. Kuko utise umwana Fatima bamwitandi Fatima, umukobwa w'Imana Muhammad sallallahu alaihi al-Habiba, az-Zahra, utise umwana wawe Fatima izina ry'umukobwa w'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, w'igikundiro wari ukunzwe kuri se. Utise umwana wawe Aisha, mama Aisha, inkundwakazi mu bagore ku Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana paka
ubuzima bwe burangira kuri mama Aisha wahayi zamanukaga mutuma ariko mama Aisha ari mwishuka imwe na mama Aisha utise umwana wawe Aisha bazamwita nde ngo umuntu nk'uko umwana ngo Abuba ngo Abubakari ngo Abuba ngibyo ngo n'ibintu bya kera aya mazina yego bayacamo ariko amazina ni meza asili yayo tunashishikariza ababyeyi niba umwana wawe umwise izina ryiza muri mazina meza Abdallah Abdurrahman Abubakar Uthman Abdul Karim amazina meza Musa Isa abantu bagiye baguma kwita abana ayo mazina umwana umwise Musa yamara kogera imbere ngo Moses ngo yamunagane ibi ngibi ntabwo ari byo umwana ukamwita Yusuf ngo Joseph ngo bimeze bite bana Joseph abantu bajya bagumya kwita abana babo cyangwa se kwitirira aya mazina igihe ariyo bahisemo hari abantu benshi bafite amazina meza biswe n'ababyeyi babo ariko usanga abantu hari ikibazo kindi bafite ko abantu bitwa amazina meza ariko abantu bakunde kuyitirira bagakunda kuyitirira utubyiniriro hari abantu bafite amazina meza ugasanga bakunda utubyiniriro kurusha y'amazina yabo umuntu akaba aranga afite akabyiniriro akazina tu akabyiniriro tukariko kose mu mazina bita kumbi yitwa nde yitwa Al-Hasan مثلا yitwa Al-Hussein yitwa Ali مثلا yitwa Ibrahim yitwa Muhammad yitwa Muawiya naam izina ryiza yitwa Khalid ibn al-Walid Khalid nandi mazina meza Sumaya Ruqayya حبيبة غنية والأسماء كثيرة طيبة amazina meza ni menshi cyane ariko ugasanga kubera shetani umuntu hamenyekanye kuri iryo zina ahubwo amenyekanye ku kabyiniriro rimwe na rimwe katari keza abantu tugerageza ibintu by'utubyiniriro tubishyire ku ruhande tujye twita amazina tunagumye guhamagara abacu amazina baba bariswe n'ababyeyi kandi meza umwana rero kumutoranyiriza izina ryiza ni ikintu cy'ingenzi cyane bavandimwe b'Abayisilamu kandi akagumya kwitwa iryo zina ryiza uno munsi kubera abantu bakunda duniya abantu bashaka abana babo bitwe abakinnyi b'imipira abakinnyi ba filime bakomeye ibihangaje bikomeye n'abantu batari n'Abayisilamu kuko abantu ta'atharu abantu bamaze kwangirika barathiritse kubera ibyo birirwamo kubona umuntu yitiriwe umwana akazina k'umukinnyi wa filime ngo kubera ko filime yarayikunze ngo ibiki n'ibiki umunyamiziki runaka uno kazina yamwitiriye abantu duniya isha bapeleka ibi ni amakosa akomeye cyane abavandimwe b'Abayisilamu kubera ko abavandimwe b'Abayisilamu hari abantu bakunze kuvuga ngo buriya ngizina hari igihe ntabwo ariko buri munsi ariko bimeze ariko ngo hari igihe rigira uruhare mu waryiswe yani izina runaka tuvuga niba ari umuntu mwiza umwitiriye hari igihe iri zina rigira uruhare muri uyu muntu wamwitiriye tuvuga urugero wakwita umwana we Abubakar Siddiq cyangwa se Omar hari igihe umwana agenda kura yibaza ariko Abubakar Siddiq ni umuntu ki Omar ni umuntu ki bikaba byamuviramo Uthman ni umuntu ki Ali ni umuntu ki Saad bin Abi Waqqas ni umuntu ki Abdurrahman bin Auf ni umuntu ki Said n'abandi beza bagiye babaho hano ku isi mu ntumwa no mu mazina yagandukira Allah subhanahu wa ta'ala yaba no mu bamama ukita umwana we Sumaya akamenya Sumaya ni umuntu ki ejo akazamenya ko ari umudamu wa mbere wazize ubuyisilamu niwe muntu wa mbere wapfuye kuzira Allah subhanahu wa ta'ala hari igihe ako kantu kamujyamo kamwinjiramo akumva ko nawe yazakorera Allah subhanahu wa ta'ala nubwo yabizira ajya kwita umwana kamwita sinzi Jennifer inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Jennifer Lopez ngo songo kala kitwa ngo Lopez ejo yatangira gukatika arakatika da kubera ko nyine mwise Jennifer nyine ngo yitwa Shakira
Shakira wa wundi wamenya afite umugabo w'umunyamipira yakumva umuziki atangira gukatika turakumvikana. Tuvandimwe Islam rero iri zina bamwise hari igihe ashobora kuzatangira kubaza uwo muntu umuntu ki abantu uno munsi tujye dutekereza iyi si ni isi y'akanya gatoya, ni isi Allah tubwiye ko ari isi y'ibishuko, ubuzima bwiza bureje ku munsi w'imperuka, tubeho nk'abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala kuri iyi si. Isi iri kudutwara, isi iri kudutwara ngo dukureho urubyaro, dukureho ubwenge, ibyo byose birahari. Abantu bita abana babo abacuranzi, abacuranzi ngo umwana wanjye ngo yitwa ngo Davido nuwahe ngo ni umucuranzi ngo nuwahe ngo muri Nigeria ngo uteye ngo ubwo Davido, sinzi abandi bakabita abandi muri Tanzania. Ni hatari sana. Ni ingenzi rero abantu guhindura imyumvire nk'iyi ngiyi yo kwitirira abana babo abantu badafite uruhari mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo baziho ibintu by'amahano n'amashyano n'ibyaha n'urukozasoni. Abantu bagomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero kwita umwana no kumutoranyiriza izina ryiza ni ukuri ku mwana nyuma y'uko avutse. Abantu bere kwitirira cyangwa se kwita abana babo amazina y'amahano. Hari n'abita abana babo amazina mabi mabi kabisa, afite ibisobanuro bibi. Ngo umuntu yise umwana we sinzi ibyago sinzi intambara, sinzi yani amazina y'ibibazo kabisa, y'ibibazo. Hari n'abita abana babo amazina y'imyanda, imyanda sinzi. Hari n'abita amazina y'amagenurano ariko ameze nk'arimo agahinda, ameze nk'arimo guhangana, yarimo amazina n'ibisobanuro bitari byiza. Abantu bagomba kwirinda ibintu nk'ibi ngibi, bakitirira amazina arimo amabanga yo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero fakana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yusammi abna as-sahabati bi asma'in hasanati. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga yita abana b'abasahaba amazina meza iyo babamuzaniraga ngo abite, iyo babamuzaniraga ngo abite, yabitaga amazina meza. Wa ghayyara asma'a ba'dihim lima fiha min ma'na qabih wa nahwi. Hari n'amazina y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahuraga na bimwe mu basahaba akayahindura, kubera ko rimwe na rimwe yabaga afite ibisobanuro bibi. Abana bitwa ba bibazo, abana bitwa ba kamoso akabahindura, abitwa ba ibigeragezo, fitna, akaba bamaze ngo bita fitina, none muta fitina kubera ikiwe. Hari abitwa abana ngo dog, kabwa, kabwa ntabwo ari byo. Urubutangara kuri kabwa ko bita kagurube, kagurube cyakigurube cyangurube abita gutya ngurube da gapusi, twitwa gapusi kanyawo, kwita umwana wawe inyawo kwe. Sasa n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahoraga n'abantu bise abana b'amazina nk'aya ngaya, akenshi yahitaga iyahindura. Amazina ni menshi abantu babwiye bita abana babo mu buryo butari bwo, cyangwa se umuntu akaba yitwa izina ryiza ukabona abantu bararihinduye. Abantu bitwa tuvuga urugero Abdurrahman ngo Abdul, iyo ntabwo ari byo bavandimwe Islam, iyo ntabwo ari byo ngo barivunyemo ngo Abdurrahman, Abdallah, Abdul Karim, Abdul Rauf, Abdul Sabur, ukarirangiza uko yitwa. Kuvuga ngo Abdul ntabwo aba ari byo. Njye cyeka iki ngiki kiri kumvikana. Ikindi umubyeyi umwana mushakaho nyuma yo kumubyara ni rahmatuhu wa rifqu bihi fi ta'amul. Ni umubyeyi umwana gukeneyeho impuhwe no kumworohera mu mibanire yawe nawe. Hari ababyeyi kabisa usanga kino kintu batajya bakikoza, we akaba azi ko kubyara nyine umubyeyi ni umubyeyi, ntabwo agomba kungana n'umwana, ntabwo yakina n'umwana. ni amakosa bavandimwe wa Islam.
umwana wawe ni umwana, yitwa umwana. Kwana umwana ni umuntu, ni umwana nyine, ubwenge bwe ni bukeya, ntabwo mwafite ubwenge bungana, agukeneye impuhwe. Abana bose bakunda kubona bari gutemberana base, abana bose bakunda kubona bari guteta kuri base, abana bose n'ufite imyaka mirongo ingahe, umwana afite imyaka 50, iyo agifite amahirwe yo kuba afite ababyeyi be bagihari, aba yumva nabageraho bamuteteshe, kandi afite imyaka 50-60 kabisa, aba yumva nagera ku babyeyi bamuteteshe, bamubwira tugambo twiza nk'umwana. Impuhwe rero no korohera umwana mu mibanire yawe nawe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Usanga bamwe mu babyeyi batakikoza, wabona ko umwana yamugaburiye, yamuhahiye, yamwambitseho, ya gukina, kuganira, kumwereka urukundo, kumwitayeho, kumwereka impuhwe. Ibi ni ingenzi cyane abana badukeneyeho, ibi ni ingenzi cyane. Hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu yakiriwe na Imam Muslim, yaravuze ati ma ra'aytu ahadan kana arhama bi'iyali min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anas aratubwira ati ntabwo nigeze mbona umuntu wari ufitiye impuhwe abana be. Iyo tuvuga abana ba Rasulullah sallallahu, harimo abo yabyaye cyangwa se n'abuzukuru be kwa Fatima n'ahandi mu bana be abamuhaye abuzukuru. Aratubwira ati ntabwo nigeze mbona umuntu warushaga impuhwe abana nka Rasulullah sallallahu, ntamurushije impuhwe kuzigirira abana be cyangwa se urubyaro na iyali, ushaka wayita umuryango muri rusange. Bavandimwe b'Islam, iki kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Reka tujye dusoma ino hadisi tukigarukeho mu kanya. Hadisi ya mama Aisha, an Aisha radhiyallahu anha qalat, mama Aisha ratubwiye ati qadima nasu min al-a'rabi ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ngo hari abantu bigeze kuza bo mu bwoko bw'abarabu ariko b'abanyacyaro, ntabwo bari abanyamugi, bari abanyacyaro, baje kureba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqalu, mutume mu kubaganiza bamaze kumenyana no kwibwirana, arababwira, arababaza ikibazo, arababaza ngo atuqabbiluna sibyanakum, ese mujya mubona umwanya wo gusoma abana banyu, kubasoma ku matama, kubasoma mbese kubasoma. Faqalu na'am, bamwe baravuga bati na'am turabasoma. Faqalu, abandi baravuga ngo lakinna wallahi ma nuqabbil, abandi baravuga ati twe ntabwo tujya tubasoma abantu, basi kujya gusoma utwana ko hari abantu b'abanya anga rano n'ubuturage. Kudasoma umwana wawe n'ubuturage, kudasoma umwana wawe n'ubuturage, nubwo yaba umwana mukuru, byumvikane. Niyo yaba umwana mukuru washatswe, utegetswe cyangwa se ni byiza kumusoma. Umukobwa wawe araje aragusure, musome. Washobora kutamusoma ku munwa, sibyo? Niba ari mukuru afite umugabo we, ko umugabo we ashobora kubibona nabi cyangwa se iki, ariko ushobora kumusoma ku itama, ushobora kumusoma mu ruhanga, ushobora kumusoma ku kaboko, kumusoma, ushobora kumusoma, kumusoma. Hari abavuze ati twe wapi tutwana turi kudusoma ibiki. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana ibwira bariya badajya basoma abana babo, irababwira ati wa amliku in kana Allahu subhanahu wa ta'ala naza'a minkum ar-rahmata. Yesu yakiriye na Muslim. Intumwa y'Imana iravuga ati nabamarira iki, nabakoraho iki niba Allah subhanahu wa ta'ala atarigeze abandikira impuhwe mu mitima yanyu. Abantu badasoma abana babo bafite imitima ikomeye, nta mpuhwe bagira, nta mpuhwe bagira. Kuba umuntu hari abana batazi amakisi yabase cyangwa ba nyina, ati yanjye mzee ntabwo mbizi kuva mu bwana bwanjye byo kunsoma. Ni umuntu yakubita n'umutwe ugiye no kumusoma
yakubita umutwe no mu gahanga ahubwo yakubita n'iryinyo. Ntabwo ari byo bavandimwe b'Abayisilamu. Abana ugomba kubasoma byumvikane, ukabasoma ukabagirira impuhwe, ukabitaho, ugakina nabo, ukagira igihe cyo kubereka urukundo, yaba ari umugore yaba ari umugabo. Hari abamama kabisa akazi no gupiripiza no gukaranga no gutegura ibiki n'ibiki, ijisho ryaratukuye agashaka no kureba n'umwana imbere ye, yamena ahubwo n'amavuta. Hari n'abapapa nabo akazi ke ni ukuva gushakisha ibyo arashakisha, yananiwe ashaka n'umwana wo kumuha n'isalamu, ashaka n'iki. Oya, ibi ngibi ntabwo ari byo, ntabwo ari ubuyisilamu bavandimwe b'Abayisilamu. Ikirero cyo gusoma abana, ababyeyi bakigerageza kabisa. Hari ibintu byo kubona abantu baje ngo ni iby'abazungu, ntabwo ari iby'abazungu. Umwana ukiri muto agomba kumusoma, aba ari umuhungu aba ari umukobwa, uba uri umugabo uba uri umugore, abana bagomba kubasoma ku matama, ku mutwe, ku mubiri, ku nda, niba uri kukoza ukagasoma, it's okay. Abantu barigira nk'abarakare, ubuzima ni butoya. Abantu bajya bafata ibintu babigire beto, babigire abantu boroshye ubuzima bworoshye, abantu boroshye ubuzima buryohe. N'abana bagomba gusoma ababyeyi. Mwabana mwe twese tugomba gusoma ababyeyi, abantu bafite base bashaje. Hari abo nigeze kujya mbyigisha kera ngo ibyo ngibyo ngo ni iby'Abarabu, abasaza ngo birakariye mushobora kumusoma agahita gukubita umutwe, ugahita wikubita hariya ngo uri kumuzana ibintu ariko ntabwo ari ibintu by'imikino. Oya, agomba kubimenya. Basi mufata ikiganza kuba kugusoma cyo utwaye iki. Ni imico y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ni ujya kureba n'amateka ye na Fatima, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe cyane. Bavandimwe rero, iki kintu cy'impuhwe ku bana no kubaha keya no kubitaho no kubera ko umubyeyi aboroheye imibanire ye, ni ukuri kw'abana. Hari byose usanga umubyeyi ari guhangana n'akana gato imyaka 3, kandi ngo ndakumena, hano akagira ngo ni imikino, akakubita jidoba mu gihe kahereye kari kwitambutsa hano. Ubu kubisa umwana jido imyaka 3 kweri wagira ngo umwana kurika umwana nyine akazi ke no gukina nyine no gufata ibintu akabikora uko bitari. Niba televiziyo mutayitambikije neza ariko bita hasi, niba ibiryo mutabibitse neza akabimena, ukabona umuntu akubisa kana wallahi kagatarakiriye uruki barundi, ukagira ngo rwaruki bakubita igisambo kibye, kubita uruki Allah akana gatarakiriye, giye wayirebe urukunkinisha sakano kana mwana n'agakobwa kari kuza kari gukina, kubita uruki ngo bari gusakuza ngo igihe gahere ngo ntari gusinzira, ngo ndi kujya kwiryamira kagasakuza, kandi ndagukubita ndakwesa ndakumena umutwe, akana kagira kakaseka hari n'igihe akabyo kakamuzomera kazi ngo ni umuntu usanzwe wenda ibyo kabonye ku ishuri. Ntabwo ari ibyo bintu turi kuvuga. Umwana ntabwo agomba kuzomera umubyeyi, kundi kuba n'urugero. Umwana ni umwana, ushobora kumubwira ati kwijyamira njyewe nshaka kuryama ndagukubita umutwe ndawumena, akaba yakubwira gutyo, akubwira ngo akagira ngo muri kwihisha, muri gukina saye, muri gukina ibiki. Umwana ashobora kugira gutyo, iyo uzana imijinya ngo uramukubita ngo ibiki n'ibiki wanamwica. Hari ababyeyi bagutyo, ntabwo ari byo. Umwana dufata urwo rugero tukaba tuvuze mu gihe umwana ikina ibiki n'ibiki, n'akana gatoya uramwara ikizi njyewe kakirukanka, wajya kwiruka inyuma y'akana, uzi ufite ubwenge we, ubwenge bwawe n'ubw'akana bitandukaniye. Uyu ni umwana, rimwe na rimwe ibyo akora rimwe na rimwe ntabyo azi. Iyo televiziyo ntabwo tuvuze ngo yimenye, ariko ashoboye kuyimenya atazi ibyo ari byo, atazi kinahenze. Ibyo biryo mwamutambitse ashobora kugira gutya. Abana umwana araza ariye, umwana yituma ku isahani yananiwe kwitandukanya n'iki na po, akagira ngo nayo ni po, cyangwa agafata ibiryo akabishyira muri po. Ni umwana. Umubyeyi akaza akamukubita akamuvuna umugongo, agafata ikibando kubita iki cyane ngo igihe cyahereye. Uyu ni umwana, akeneye impuhwe, akeneye koroherwa, akeneye buhoro. Ibi ngibi iyo tubivuga bavandimwe Islam, ni ibintu bihari, usanga rimwe na rimwe abantu bigira ngo bazi kurera ngicyo ariko bitari byo. Inshallah reka kuri uno munsi tusoreza ahangaha. Allah subhanahu wa ta'ala abishimire mwese,
aho twavuze neza ubwo Allah yadushoboje, aho twaba tutavuze neza Allah tubabarire. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.